Ese ashimwe cyane bakundwa, turabashuje no muri gukurikirana True Salvation TV. Imana ibamugisha. Turi muri gahunda y'ijambo ry'Imana hamwe na Fifi EJD. Tugiye kurebera hamwe amagambo y'Imana. Tugiye kureba hejuru y'igeragezwa ry'umutima w'umuntu. Ni ryari Imana igerageza umuntu? Ese Imana igerageza umutima w'umuntu ibishaka iki? Ese Imana iyo itumye kugerageza ibirimo irashaka iki? Ko uba wibereye aho ngaho ukabona ukubitanye n'ikigeragezo, ko uri mu nzira turi mu rugendo rwo gushaka Imana, gukunda Imana, gukora ibyo ishaka, ariko tukagenda tugeragezwa n'ibintu bitandukanye kandi byinshi. Ese Imana ibishaka kugera kuki? Igerageza umutima w'umuntu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yakobo 1:2 haravuga ngo mujye mwumva ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Ni kugira ngo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Umureke kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutere kwihangana, umureke kwihangana gusoza umurimo wako. Iryari Imana regerageza umuntu? Imana ibishaka iki igerageza umutima w'umuntu? Haleluya. Imana ishaka iki iyo ikugerageje? Tugiye kuvuga hejuru y'igeragezwa ry'umutima w'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese uri mu rugendo arageragezwa, umuntu wese uriho arageragezwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Duhura na challenges nyinshi muri ubuzima. Ariko ijambo ratubwiye hano muri Yeremiya, tugiye gusoma muri Yeremiya 17:9 ukuntu Imana yavuze. Haratubwiye ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Haleluya. Ngo umutima w'umuntu, umutima wawe n'uwanjye, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngo kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ngo ninde ushobora kumenya ukuri? Uyu mutima ninde ushobora kumenya? Wari uzi ko rimwe na rimwe nawe ushobora kuba utiyizi. Ushobora kuba ari ukuntu uyu mutima wari uzi yuko utekereza yuko wiyizi, utekereza kuza, ariko ushobora kuba usanga utawuzi, utiyizi nawe. Uyu mutima ninde ushobora kumenya ukuri? Niko Imana irimo iratubaza. Uyu mutima ninde? Ngo njye Uwiteka nijye urondora umutima nkawugerageza. Ngo njyewe Uwiteka nijye urondora uyu mutima. Ngo nijye ugerageza. Ngo nijye umenya uyu mutima. Ngo nijye urondora nkawumenya. Haleluya. Imana niyo irondora uyu mutima yarangiza. Imana niyo iwuzi yarangiza, niyo irondora uyu mutima ikawumenya. Imana izi ibyo utekereza, nizi ibyo wibwira, nizi biguteretsemo utazi. Uzi ko hari igihe tuba tuzi ko twisi tutiyizi. Ntabwo tuba tuyizi. Ntabwo hari igihe uba utiyizi. Imana yavuze ngo nijye urondora uyu mutima, ngo narangiza nkawugerageza. Intambara zose ucamo, ibintu byose unyuramo udasobanukiwe. Ijambo rirambwira muri Yakobo, nongende isubire muri ryo navuze, ngo mujye mwumva ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Muri bya bintu byose bikurwaho, bya bintu ucamo, bya bintu byose uhura nabyo, biriya bintu byose Imana irabirekura kugira ngo irageze uyu mutima ko irawuzi. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo nkunda Imana ndakiranuka, ariko Imana ivuga ngo reka testing urwo rukundo nkunda ko ari rw'ukuri. Imana ivuga ngo reka nkunyuza hano ibyo biri bumbwire ko nkunda. We ko wabimbwiza amagambo ntibihagije, ariko ninkunyuza harambwira neza ko nkunda by'ukuri. Reka nkucishe muri ibi biri bumbwire ko birambwira uri wenge wa nyabo. Niyo mpamvu biri twereka ukuntu Yobu yageragejwe. Yobu yari umugabo ukunda Imana, ukijijwe. Satani ajya kumusaba Imana. Imana yaramwirataga. Imana igerageza umutima wa Yobu. Satani ararekarama ngo nuko wamukora ibi nibi, ngo mugerageze turebe. Ubwo amahire yarageragejwe aratsinda. Hari n'ujya ageragezwa akagwa mu kigeragezo agafailing. Hari n'utsinda, ariko twese duca muri izi examen z'ubuzima. Imana ishaka kugerageza wa mutima yiremeye. Umutima rero ni ikintu kigari. Umutima ni mugari cyane, ugira ibyumba byinshi cyane. Imana ni ijye ugerageza ikareba uyu muntu, ese urukunda nkunda nuko mukorera ibi. Ko na Satani yaravuze ngo ese yabuzwa n'iki ko wamuhaye ibi nibi, wamuhaye abana beza, wamuhaye amafaranga, wamuhaye ibintu, yabuzwa n'iki kutakuba? Imana avuga ati ndamuguhaye mugerageze turebe. Aramugerageza azi yuko biriya bintu ari byo yubakiyeho bituma akunda Imana, bituma yubaha Imana. Icyiza nuko yasanze atari byo bituma akunda Imana.
Yesu ashimwe. Ntago bya nibyo bya nicyo nkundira Imana yo kabyara niyo kwizerwa. Haleluya. Imana ni data, ntago kugerageza kubera kwikwanga. Imana iragukunda. Akugerageza imitima yacu. Igerageza imitima yacu. Igerageza imitima yacu igira ngo itwereke abo turi. Ibigira ngo ikwereke uri we. Utibeshya, utishuka. Ikakwereka ko ufite ubwibone, ikakunyuza muri situation igira ngo ikamura ubwibone bukurimo. Ikakunyuza ahantu ukabwira ngo ndashaka umurukundo Mana. Ikakuzanira umuntu udakunditse imbere yawe akakugerageza kugira ngo wa mutima wawe reacting. Imana ikwereke ko udafite urukundo. Urabonye ko ukeneye urukundo. Hari igihe kugerageza ishaka kwereka ko nta rukundo ufite. Niyo tunayisaba itugerageresha amatest. Urayibwira ngo ndashaka kwihangana, ikakunyuza mu bintu bizagutera kwihangana. Biriya bintu tunyuzamo rero nibyo bigenda bibyara cya kintu dusaba. Ushaka gukiranuka kugira ngo tube perfect, tube dushyize turi mu gero gikwiriye, nuko tuzaca mu bya bintu bitugerageza kugira ngo umutima w'umuntu. Bibiliya tubwiye ngo kugira ngo umuntu w'Imana mureke kwihangana gusoza umurimo wako, umuntu w'Imana ngo bashyitse ngo atabuzeho na gato. Ko muri Yakobo hatubwira kugira ngo ubushyitse atabuzeho na gato, nuko umutima wawe uzageragezwa. Imana izakugerageza muri konazi zose. Izakugerageza kugeza ubwo umutima wawe ibonamo ko uri perfect. Ufite kwihangana gushyitse, ufite urukundo rushyitse, ufite guca bugufi gushyitse. Nta rari rikuzuye muri wowe, ikakugerageza ikakubwira ngo ugira irari ry'ibi n'ibi. Muri we wuzuyemo irari ry'ubusambanyi. Ikakunyuza imbere ngo umutima w'umuntu urabwe ngo ntiwizera gutya. Uyu mutima, iyi mitima irwaye itazi ko irwaye. Iyi Mana regenda ikwereka ko unarwaye. Rimwe na rimwe n'igihe utabizi uzamenya mu bigeragezo yakunyujijemo. Niwe izagaragaza intege nke zawe, niwe izagaragaza uriwe. Ngo nijye Uwiteka kurondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, nk'uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Imbuto ziva mu bintu ukora. Nigeze mbabwira ibintu bitatu mu kiganiro cyashize, ibintu bitatu Imana idushakaho. Bivuga ngo umwana w'umuntu ashyize inzira ebyiri imbere yawe, ngo inziza nimbi yakweretse icyiza ngo icyari cyo gushakaho n'icye bisi. Twarabivuze. N'ubu rero ndakubwira ngo Imana igerageza umutima w'umuntu ibishaka iki, yikugerageza irashaka iki. Ibintu urimo uracamo witonde. Ibigeragezo byose ntabwo biva kuri Satani, nubwo Satani yabitera Imana ikamureka. Kuri Imana idutanze amaboko bisha ntabwo ibitwanze. Ibintu ducamo biterwa Imana iba yabyemeye. Iyo yabyanze ntabwo bisohora, ariko iyo yabyemeye ukabicamo iba yabyemeye. Satani ajya dusaba ikadutanga, hari n'ikindi gihe itabyemera. Ibintu byose Imana yemeye ko bikugeraho, ujye uhagarara ushikamye ukomeye, facing challenges kugira ngo Imana igukoremo umurimo wayo ishaka gukoramo. Imana ikubake mu gishaka kubakamo, Imana iguhindura. Iravuga ngo mujye mwumva ko ari ibyishimo n'ubwo gituma nibagerageza bitari bimwe. N'ibyishimo kwa ko biragushapeninga, bikugira uwo Imana ishaka kubaho. Birakugerageza bikakwereka ko you are not perfect. Bikukuraho bikakwereka ko hari aho wibeshya. Bigenda biguconga, bigutera kwihangana, amashagaga, kwibona kose umuntu afite gukubitwa hasi. Ugasuzugwa, Imana ikagutera gusuzugurwa. Nuvubona abarozi ngo bagwaguruke, Imana iba yabemeye. Kuko Satani yagiye gusaba Yobu, Imana iravuga ngo ndamuguhaye mugerageza. Imana bagutanze amaboko y'ababisha. Imana igutanga kugira ngo ugerageze uve mushyitse, umureke mugeragezwe mere nk'izahabu, musohoke nk'izahabu. Umutima w'umuntu urageragezwa, umutima w'umuntu ujya urwara, ukarwara uzura kutabara. Imana ikabona ko wararwaye, warashize, ukaremba, ufite ibintu byinshi byakwishe, ukuzura agahinda gasaze kakakuzura. Wararwaye, warashize, kandi umukaya ntakora n'agahinda gasaze, agahinda gakabije. Iyo dayimoni y'agahinda, jambo batubwira ngo agahinda ko mu buryo bw'umubiri gatera urupfu, bwako agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera ubugingo, gatera ubuzima, gatanga kubaho, gatanga ubuzima. Kuko kagutera gushaka Imana, kagutera kuniha no kwinginga Imana. Akagahinda ko mu buryo bw'umwuka kakunihisha, kakwereka ibyaha, kakunihisha, kakubwira ngo Abba Father umfashe, njye sinshoboye, we wanshoboza. Karagushoboza, kakagutera kubona ubugingo, kakagutera kwakira ubuzima. Ariko ako mu buryo bwo mu mubiri kagutera kwangirika.
rero ijambo ryatubwiye ngo umutima w'umuntu urarwaye, ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara. Imitima yacu ibirwaye kandi ntiyemere ko irwaye, kandi ngo urusha ibintu byose gushukana. Umuntu ashobora kubwira ko ufite ikibazo ukabihakana uvuga ati reka njye nta kibazo mfite, njye nta kibazo mfite. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Wijyahaga wigendera muri ibi ngibi ushaka njye nta kibazo mfite kwirinda, ariko ntumenye ko ari ibyaha bisaba afata umwanzuro ahunga akiruka ndavuga ngo njye mfite kwirinda, mfite kwirinda. Umutima w'umuntu ushukana, ukaba uri umugore w'abamugabo ugakundana n'umugabo utari uwawe, ukagirana ubushuti bwimbitse, umutima uragushuka, ukagenda n'umuntu udakwiye kuba mucudika ngo njye nzirinda. Ntabwo ufite imbaraga zo kwirinda wowe, bisaba ko ukoresha ugira bisaba ko wowe wirinda. Ntabwo wivuga ngo urashoboye ngo njye ntacyo nawe, hari aho bisaba ko ukoresha ubwenge gusa, bidasaba ngo njye nzirinda. Kwirinda ni avuga ngo njye nzabishobora ngo ikinzanesha, ahubwo shyiraho uburyo ki bwo kurinda icyo kintu ko cyane. Uri umukobwa urakundana n'umuhungu uzi ko nta gahunda mufitanye, ntimuzabana, urabizi ko atari fiyanse wawe, ukagirana ubushuti bwimbitse. Kopinage ntigiza mu bantu bakijwe, nta kopinage murakiza, kopinage ntayibaho, ni fiyansaye uwo mwemeranyije ko muzabana. Wikundana n'umukobwa uzi ko mutazabana, wikundana n'umuhungu uzi ko mutazabana. Kopinage ntago ibaho. Ubwo bushuti mujyana burimo burakureshya kuzabaza Imana, burimo burakureshya kugucumuza, kukugusha mu cyaha. Habaho kwirinda ibintu byose bigasaba strategy. Ntabwo ngo inusure mu rugo, ugiye kumusura mu rugo iwe gute, mubwira muhurira ahandi hantu aho satani atari buprofite. Tujye tuba mu buzima tudaha satani urwaho, dushyiraho imipaka ishobora gutuma dufunga imiryango umwanzi yacamo. Ahantu hose muri ubuzima, niba ufite inshuti mbi ukumva ibintu ikubwira biri kugusenya, uwo mureke, bana nawe mu bwenge, ariko umureke ntumuhe umwanya uhagije. Tube muri ubuzima dufite ubwenge, kuko Imana igerageza imitima ngo kandi ngo buri wese ikagenda imubihwanye n'ibyo yakoze. Ibyo bikurimo bigutera kurarikira, ibyo byose bizagutera kwiturwa ibyo wabibye. Iyo bigukurura ngo irari rirakura ngo rigatwita ngo rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikazana urupfu. Ibintu byose wumva byitugatugira muri wowe bidaturutse ku Mana, bidaturutse ku mwuka w'Imana, ibyo byose ujye ubigendera kure, ubisenya. Ibintu bituma umutima, amarangamutima yawe asimbuka, ibintu bituma umutima wumva ibintu byose bigushyushya, abanza ubigenzura, ubyitegereze, uvuge ngo ibintu Imana iremeranya nabyo. Ibintu byose bihinda byose ndahindana nabyo, ibintu byose ndemerana nabyo mbona, kuko ibyo bintu byose nukomeza uhindana nabyo bizakujyana mu kugeragezwa. Imana ihora ikugerageza, uhora ugeragezwa mu bitandukanye, ko Imana iragushakamo, ikigushakamo ntabwo irakibona, ikigushakamo ntabwo irakibona. Hari ikintu Imana ibishaka mu muntu kugira ngo ikubakemo ibintu bishyitse bizima. Niho gufata umwanzuro ukagira ibintu bimwe na bimwe usezerera, ukagira ibintu witaho, ukagira n'ibindi bintu mutajya witaho, utajya uha agaciro bitewe n'ukuntu bimeze. Kandi nubwo turi muri sosiyete, tubana n'abantu, nubwo hari abo tuba tudahuje imyizerere, turi muri sosiyete, tugomba kwita ku bantu, tugomba kubana n'abantu, ariko menya abantu ubana nabo, menya uburyo mubana nabo. Biravuze ngo ntuhagarare, ngo ese ngo ninde uzahagarara ku musozi wa Uwiteka? Ninde uyu muntu? Ngo ni umuve, ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka? Haleluya. Ngo uyu ni umuntu udahagararana n'ababi, ngo ni inkozi ibi, ngo ntago, ngo ni umuntu udahagararana n'abakobanyi, ngo ntiyicare n'abakobanyi. Yesu nashimwe cyane. Uyu muntu ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka? Ngo hahirwa, ni muri Zaburi ya mbere, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ngo uyu muntu ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka? Ngo kandi amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uyu muntu niwe utekereza ku cyo Imana ishaka, udahagarara mu nzira y'abakobanyi, udahagarara mu nzira y'abantu biyandurisha b'abanyabyaha. Yesu nashimwe cyane. Nje kubwira ngo ninde muntu uzahagarara kuri umusozi w'Imana?
iyi Imana irimo iratugerageza, iyo turi muri ubuzima tugeragezwa, Imana ibishaka ko twitandukanye, irimo iratwubakamo ikindi kintu kidasanzwe. Igihe cyose uzagerageza umutima wawe, irimo iragushakamo cya kintu. Reba ngo njye Uwiteka nijye ugerageza umutima, nijye ugerageza umutima niremeye, nijye ugerageza umutima w'umwana w'umuntu nkawurondora. Menya yuko urimo urarondorwa, uri muri test y'Imana, uri muri ubuzima, menya ko Imana irimo irakurondora. Uri muri ubuzima, menya ko uri muri test y'Imana. Haleluya. Bizagutera kwirinda, bizaguha gufata imyanzuro, bizaguha gufata imyanzuro mizima, icyerekezo kizima. Niba umenye neza yuko Imana ari irondora umutima kandi kaza umuntu bihwanye ngo n'imbuto zo mu mirimo ye, menya yuko ibintu urimo bizagushyira mu rubanza. Menya yuko ibintu uri gukora bizagushyira mu rubanza, uzasarura ibyo urimo urabiba. Umwanya urimo urakoresha gute? Fata igihe ufata umwanya wo gukoresha mu bintu Imana by'umumaro, no mu bintu ngo tujye tuba mu bintu bifite umumaro. Niko ijambo ry'Imana tubwira ngo imitima yanyu ngo mujye muyihoza kuri mwijuru, ngo nimukajye muhoza ku bintu bidafite umumaro. Nimukayihoze ku bintu byo mu isi bidafite umumaro rimwe na bimwe. Ba mu bintu, niba nigeze mvuga mu bintu bishobora gufasha umuntu byamushimisha, harimo ibintu bidahora bifitemo ibyaha, kandi nabyo simvuze ngo umuntu abitindemo, ariko bidafite icyo bitwaye. Baravuga ngo byose turabyemera ko siko bitugira umumaro, ariko ibyo bintu ujye ubanza ubisuzumure ko nta cyaha kibirimo, icyo kintu kitakuzanira umujinya w'Imana. Abo muri kumwe nabo ne bakureshya mu bintu bibi by'ibyaha, biratuze ngo ntukicare n'abakobanyi, ntugagare n'abanyabyaha. Abantu utindana nabo bazakwanduza, nutindana nabo uzahinduka umere nkabo, kuko icyo utindanye nacyo usa nkacyo. Tujye twiga kwiyambura, tujye twiga gufata imyanzuro, tujye tuba muri ubuzima tuzi icyo dushaka, tube tuba muri ubuzima tudapfuye kubaho. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi barwanire kandi bafashe. Ikurwanire wa mubyeyi uri kurwanya intambara zitakoroheye, wa mupapa we, ariko nje kubwira ngo wirinde cyane uko ugenda, wirinde kuko umutima wawe urageragezwa. Buri wese umutima we urageragezwa imbere y'Imana. Haleluya. Umutima wawe uri muri test, turi muri ubuzima, imitima yacu irageragezwa kandi irarwaye ngo ntago yizera gukira. Niko Imana yavuze, niko yavuze, niko ijambo rye ryatubwiye ngo imitima yanyu irarwaye ntago yizera gukira. Umutima wawe aho wagera hose urwaye, uburwayi bwose waba waragize uko bungana kose, nje kubwira ngo iyo wemereye Imana iragukiza. Iyo wayibwiye ko urwaye, iyo wayemereye, ikibazo nuko umuntu atagemera ko arwaye. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo nijye ugerageza, ntimwemera gukira, mwizeye ko mwakira, ariko nijye ubagerageza ngo buri wese ngo nkazamwitura ibihwanye n'ibyo yakoze, bihwanye n'imirimo mu maboko ye, bihwanye n'imirimo yo mu mbuto ze. Iyo mbuto uri kurekura niyihe? Ko ikizakugarukira uzagifatisha amaboko abiri. Imana ikakubwira ngo reka kanaka ati ndamukunda ntago namureka we, ati numva mukunze. Imana avuga ngo canga ati ntago nahaca, ati Imana ndagukunda ariko imumbwira biraremereye. Urayikunda utayuha. Yesu yaravuze ngo avuga ngo mwami si wazaba mu bwami bw'Imana, ngo keretse umuntu ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Imana ikakubwira ngo rekura, ati ntago narekura iwe, ati Imana se ko mbikunda. Bivuga ngo biti Imana irarwaye. Imana avuga ngo reka ibi, canga ntago nshaka guca, uyikora ibi ntago mbishaka, ndashaka kubaho gutya. Imana yo kugerageza imitima yacu mu buryo butandukanye. Imana ikaba ifite ubwibone bwinshi, kakunyuza mu gerageza ari gucisha bugufi. Imana ikabona muri wowe wuzuye urwango rukabije no kutababarira, ikabona ibintu byuzuye umutima wawe, uri umuntu udafite kwihangana, uri actinga direct. Imana ikavuga ngo reka nkomeze, ndeka mugerageze inkamba zimushiremo. Hari umuririmbyi yavuze ngo Mana ngo ndondora umenye, ngo ndondora umenye Mana, ndondora umenye, umurika atabona umutima wanjye, aho umwijima uba, aho nge ntabona, unyihishure umenye, ndondora umenye Mana, umurika atabona aho umwijima uba, unyiyereke menye uko meze, ngo ndondore ngo werekane uko meze. Iyo Imana itakurondoye, iyo Imana yonyine itakurondoye, iyo yonyine itamuritse ngo ikwereka ukuntu umeze, ntabwo twe twiyizi. Hari igihe utimenya, utisobanura, ibintu ducamo nibyo bigaragaza aho turiho. Hari umuntu yigeze avuga ngo niba ushaka kumenya uko umuntu ateye, uzamuha amafaranga menshi.
uyu muntu azahita ahinduka immediate, azahita ahindura uko abona ibintu bitewe n'amafaranga, bitewe n'izi mbaraga z'amafaranga ko zihindura imitekerereze, zihindura umuntu, yahinduwe n'ibihe. Rero Imana itunyuza mu bitandukanye igira ngo iduhindure, idushapeninge, itunyuza mu bintu bitandukanye igira ngo iduhindure, igira ngo igire ibintu dukuramo, igire n'ibindi bintu dushiramo, igira ngo igire ibintu isenya muri twebwe, igire n'ibindi bintu dushiramo. Iyo twemeye guhinduka, iyo tutemeye guhinduka, ijambo ryavuze ngo izutura umuntu wese uhwanye n'ibyo yakoze. Ariko iyo twemeye guhinduka, Imana ikatugerageza, ikagerageza imitima yacu. Menya ko uri kugeragezwa. Ndabwira buri muntu wese uri muri ubuzima, uri muraca mu igerageza, kandi ntabwo uzamenya Imana icyo kugerageza. Gusa ibyo uri muracamo byose Imana iritegereza kandi irakurunda. Imana nimenya intambwe zacu dutera, nigenda izi ntambwe dutera umunsi ku wundi. Imana igenda izireba uko twitwara, uko tuvuga, uko twihangana, uko dutegereza, uko tuyirindira, uko twitwara mu kibazo, comportement, imiterere yacu ukuntu tumeze. Ibintu byose bigenda Imana ibyitegereza, bikitura umuntu wese uhwanye n'imirimo yakoze. Kandi ngo ntitukajye tubigereka ku Mana, ngo nimwoshywa gukora ikintu mukajya mubigereka ku Mana, ahubwo biterwa n'iby'umuntu. Irari ry'umuntu ngo rigenda rigakura, rigatwita, ngo rikabyara icyaha. Irari rikurimo riratwita, rikabyara icyaha. Ntabwo icyaha kijya kiza umuntu ngo agikore gutyo kimutunguye. Biba byaratangiye ubitekereza, ugatangira gutekereza ikintu kikakuzamo, kigakura kugeza ubwo ukikoze kikajya ku mugaragaro. Nta muntu ukora icyaha bimutunguye. Hari ibyaha biri mu muntu bikazagenda buhoro buhoro, bitangira ari irari Satani agushuka buhoro buhoro, akongorera guha amasomo, bikazashuduka wirundumuye gukora ibibi. Byaba ari gushukwa kose wagwamo, biba byaratangiye mu bitekerezo byawe. Ntabwo ari ibintu biza ngo bikugwirire, ntabwo icyaha umuntu kiza ngo kimugweho. Waratangiranye n'ibishuko bikagutera kugenda urarikira, iryo rari rikagenda rigakura, rigatwita, rikabyara icyaha, bikagutera gucumura, bikagutera kuba imbuto mbi, kandi ukazayisarura ari ingaruka z'ibyo wakoze. Mureke duhindukire Umwami, twemera tugerageze nk'uko abishaka. Ngo bageragezwa nk'uko Imana abishaka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abo bageragezwa nk'uko Imana ibishaka. Imana ijya ikugerageza kugira ngo irebe uko uteye. Impamvu Imana igutindije, iracyashaka kureba uko uteye, iracyashaka kugucura, iracyashaka kugutunganya. Umuntu w'Imana ngo bashyitse atabuzeho na gato. Ngiye kubwira ngo umutima w'umuntu ujye ugeragezwa. Ngiye kubwira ngo turi mu isi turi kugeragezwa. Menya ko urimo urageragezwa, umenye uko witwara kuri buri kimwe cyose. Kugira ngo ngiye nanga agasuzuguro. Imana batereka noneho muteze bagusuzugure, dayimoni ugutera kwiyemera no kwishyira hejuru apfe, kugeza ubwo uca bugufi. Ngiye nanga ubukene, sinasenga n'ubukene, ngo sinasenga. Ikaguteza gukena, ukajya usenga ukennye, ukumva uko gukira. Pawulo yavuze ngo meze nk'uswa, ngo byose ngo naragera, ngo gukira ngo ari ukuba mu bisaga, ari ugukena, ari ukugira. Imana igerageza umuntu wese, ikagukenesha, ugasigara ukunda Imana, ukakira, ugasigara uyikunda, utaraba surrendered kugira ku rwego uvuga ngo byose uko yameze kose nta cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Umuntu uvuga ngo nta cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo ni wa muntu barageragejwe agapasinga neza, agasohoka mu kigerageza ameze nk'izahabu. Uriya muntu Imana imugira icyizere ku buryo nta kintu na kimwe cyamukura ku Mana, nta kintu na kimwe gishobora kugamburuza, gishobora kuvuguruza isezerano agiranye n'Imana. Ryo kwikunda no kwikorera, ryo kwikunda mu byiza n'ibibi, mu bikunze bidakunze, amahoro ahari adahari, intambara zihari zidahari, uba warabaye surrendered ku rwego Imana yishyira umutima ikavuga ngo ukuri dore umwana nishimira n'uyu. Rero duca muri ibyo byose Imana idushakamo cya kintu. Igeragezwa ry'umutima w'umuntu ni Imana ibishaka, ibigira ngo umutima wawe ushyitse utabuzeho na gato, wuzuye kunezeza, wuzuye guhamya Imana, wuzuye kuyihesha icyubahiro. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ibyo ucamo byose menya ngo ijisho ry'Imana rirakureba kandi rikwitayeho. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Imana iradukunda, umutunzi imbabazi nyinshi, umubyeyi ukiranuka mu nzira ze zose. Urukundo agira umwana w'umuntu ntago wabona aho rukwiza. Muri ibyo yaravuze ngo nubwo inyanja zakuba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ngo ntawabona aho rukwiza, ngo wakwandika ukaruha. Rero urukundo rwe ntagereranywa, ni rwinshi cyane, rurasendereye. Kuko aravuga ngo nubwo ibyaha byanyu byaba bisa umutuku, ndabyeza ahantu turasherege, nubwo byaba bisa nk'umuhemba mbidura bwoya bw'intama, ngo nimugaruka nange ndagaruka.
muri Luka akabanga imbabazi z'Uwiteka zituma tudashira byagatumye dushiraho ni byinshi ariko imbabazi zora zitugendaho kugira ngo tugire neza imbabazi z'Imana zikomeze zibarwanire kandi zibatsindishirize shalom shalom I love you.